w'icyicano cyeno yanyu yanyash empire nje mugarutse kumva kwezi mikoro zanyu ndi umugaragu w'ibyegeranyo nyita banyita kandi banzi nka Hakizimana Reponse bahaye ikaze kuri icano yacu ari nayo yanyu. Kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ndetse no kuri isaha tujye kuganira ku mateka Rutahizamu wa Rayon Sports n'andi makipe yagiye akinira bamwita Ngagne. Tudatinze reka twitangirire bashikeza gukora subscribe kuri icano yacu ibiganiro byacu kajya yageraho 5/5. Reka tudatinze mu nzira reka twitangirire dore ku makuru rusange ranga Ngagne cyangwa se Rutahizamu kipe Rayon Sports n'andi makipe yakiniye. Ngagne ni umukinnyi w'umupira w'amaguru akomoka muri Senegal avuka tariki ya Kanama 1999 ku itariki 7. Afite uburebure bwa 1.85 akina ku mwanya wa Rutahizamu cyangwa se center forwards cyangwa se abarutahizamu bari mu ikipe Rayon Sports FC yo mu Rwanda. Nyuma yo kwisinyira mu kwezi kwa Nyakanga 2024 amasezerano akaba azageza tariki 30 z'ukwa gatandatu 2026. Bivuze ko ubu ngubu akibezwa mu kipe Rayon Sports. Dore ko by'ingenzi amateka byagaragaye byaranze Ngagne. Nyuma yo kuza mu Rwanda, Ngagne cyangwa yafashije Rayon Sports mu ntangiriro z'igihe cya 2024-2025 ku buryo bwihuse, aho yatsinze ibitego byinshi. Urugero, yatsinze 2 mu mukino Rayon Sports yatsinzemo Vision FC ibitego 3-0. Uno mukinnyi asa nk'atebya yavuze ijambo rimwe risitsa abakunzi ba ruhago mu Rwanda avuga ati ko naje no kwihamiriza ko nshoboye, I am here to prove myself. Mu kiganiro yatanze agaragaza ko afite ambition nini, ariko mu kwezi kwa Gashyantare 2025 yatangaje ko ashobora kumara igihe kirekire adakina kubera imvune ikomeye ivi mu mukino w'umunsi wa 18 wa shampiyona. Mu gihe cy'imvune we, ubuyobozi n'abafana ba Rayon Sports bari bamwibuka cyane kuko yari umwe mu bakinnyi bagaragaragamo cyane mu ikipe. Imiterere n'umwihariko we Ngagne cyangwa se Rutahizamu kipe Rayon Sports. Ngagne afite imbaraga. Uno mukinnyi asa nk'atebya yavuze ijambo rimwe risitsa abakunzi ba ruhago mu Rwanda avuga ati ko naje no kwihamiriza ko nshoboye, I am here to prove myself. Mu kiganiro yatanze agaragaza ko afite ambition nini, ariko mu kwezi kwa Gashyantare 2025 yatangaje ko ashobora kumara igihe kirekire adakina kubera imvune ikomeye ivi mu mukino w'umunsi wa 18 wa shampiyona. Mu gihe cy'imvune we, ubuyobozi n'abafana ba Rayon Sports bari bamwibuka cyane kuko yari umwe mu bakinnyi bagaragaragamo cyane mu ikipe. Imiterere n'umwihariko we Ngagne cyangwa se Rutahizamu kipe Rayon Sports. Ngagne afite imbaraga zo kuba Rutahizamu kandi ashobora gutsinda ibitego byo mu mutwe cyangwa se headers, kandi afite umwanya w'ingenzi mu mikino ya Rayon Sports. Akina ku mpande zose z'umutwe center forward, kandi afite ubushobozi bwo guhindura umukino mu buryo bwihuse. Gusa imvune ye ni kimwe mu byagamije ibikorwa bye bigakora neza. Bibangamiye ibikorwa bye bikora neza. Amahirwe n'ibibazo Ngagne yagiriye mu Rwanda cyangwa se yagize muri kariyeri ye, kuba muri shampiyona yo mu Rwanda bifunguye amahirwe ye yo kumenyana no kugaragara mu ruhando rwa Afurika. Kuba afite ubushobozi bwo gutsinda ibitego byinshi, ibi bintu ashobora gukurana cyangwa gukorwa n'amakipe hirya no hino akomeye kandi atandukanye. Imvune ikomeye ni ikibazo gikomeye igihe adakina kinini cyane, kigorana kuko byageze imbogamizi ku miterere ye cyangwa se ku mikino ye. Amahirwe yo guhatana menshi, ariko nanone abakinnyi be benshi bashaka kumurusha. Rero gusigasira urwego rwe ni ingenzi.
Ngagne umukinnyi wizewe ufite impano, ushobora kuba umukinnyi w'icyitegererezo muri Rayon Sports, kandi mu gihe abasha kunyura mu nzitizi nka imvune akagaruka mu rwego rwiza. Gukurikirana uko azakomeza kugaragara ubushobozi bwe mu mwaka utaha bizaba byiza cyane. Mbaye ikaze namukurikiye channel yanyu ya Nyashi Empire. Kimumvaga umugaragu w'ibyegeranyo, unyite Banzi kandi banyita nka Hakizimana Response. Tubaye ikaze no mu biganiro byacu bikurikira. Ciao ciao.